Imana irambwiye ngo Muyango igiye kumwubakira inzu nkira ya Mutesi Jolly imuhanaguye amarira yose yarize irangegera izicuza kandi ntazigera yibabarira. Igiye kuguha umugabo mwiza ugukunda, ugiye kubyara akana k'agakobwa, ugiye kongera useke mu buzima bwawe. Kandi Imana iramuhanuriye mwana. Izina ry'Imana, Imana irambwiye ngo Muyango agiye kuzajya yurira indege, nta cyumweru kizagishira aturiye indege. Imana irambwiye ngo kari akazi ko guhostinga gahagarike, karakuzitira karakubangamira, ntukazajya ugakora buri munsi, jya ugakora nka 2 mu kwezi. Imana irambwiye ngo igiye kohereza visa mu izina rya Yesu, ugiye kubaka inzu nkira ya Mutesi Jolly, ihanaguye amarira yawe, iguhaye gusetsa, iragusekeje, iguhaye umugabo, ugiye kubyara umwana w'umukobwa. Reka muhamagare. Uwiteka Imana avuganye nanjye Muyango, iguhindura amateka, igiye kukwibagiza agahinda. Kimenye uretse gato reka ariko saburetse gato mu gushakire Muyango azi. Oya, Kimenye agiye kuba umusazi, ngenda bihanuye, nitwa Lopez. Azagaruka gupfukamira ari kurira, uzajya uvuga ati toka Satani mu izina rya Yesu. Ndagusezeranya yuko Imana imbwiye ngo Uwiteka Imana yari uri kuvugana nawe. Ihangane. Ugiye gutabarwa. Ariko sisharo uri kunyumva? Ndashaka ubuhanuzi butangire. Oya burangiza gute kandi Muyango ari nguye yaraje musoba muhano. Bwari bundimo. Nyine bivuga ko se ntukajye bya biri guciragurika wari ufite network abe. Sobanuzi busubira inyuma uko bizi. Baby, hari bya biri gucika twakumvisha. Byara ni izina ry'Imana, Imana yavuganye nanjye kandi yavuganye nawe ufite network. Igiye kumuhanagura amarira yose yarize. Inde Muyango. Oyasi. Uwiteka agiye kumuhindura ubuzima. Agiye kurira indege buri cyumweru. Imana irambwiye ngo mumenyeshe ko atazongera guhostinga bihoraho. Uwiteka Imana ivuganye nanjye ngo igiye kuguhereza business nziza cyane itangaje, urumva? Haleluya. Igiye kuguhereza business yo gucuruza amawig agiye atandukanye. Imana igiye kuguha umugabo w'umunyamahanga, muzakora mariage. Umugabo w'umunyamahanga Imana igiye kuguha azakubakira inzu nk'iya Mutesi Jolly, azaguhereza iduka ry'amawigi ucuruza amavuta y'abakobwa. Muyango Uwiteka avuganye nanjye ngo agiye kuguhindurira ubuzima. Ihangane, irangegera ngo nikimenye uyibagirwe. Ego birababaza, bice mushirire ushinyirize, ariko Uwiteka aje kugusetsa, ugiye kubyara umwana w'umukobwa. Imana irambwiye ngo ije kugusetsa kandi nta mwaka ushira. Wallahi promise. Njyewe Godfrey bisimbi vugiye kuri channel yawe. Ego. Umunsi Imana yahinduriye amateka Muyango, bino bintu mvuze bikaba. Uzabyibuke kandi njye wabihanura. Nese Lope. Jezwa nakaza mutwe. Niba nkumvishe neza. Njyewe ibyo byabaye ntabyo nzi, sinari mari njye nanibere mu masengesho mbyutse mu kanya. Ibyo bya divorce ntabyo nzi, n'uyu mukobwa ubyanditse muri comment sinzi ngo biragiye bivaye. Ibyo wigize umbona muri izo saga mwiriwemo, wigize umbona? Rero njyewe nimba niriwe mu masengesho n'isengero, Uwiteka akahita amereza ubuhanuzi nkaza kubuvugira ahangaha, mbuvuze Muyango atahari, sinarinzi ibyiriwe bimubaho. Njye ni ibintu Imana inyeretse. Ese Imana ibikweretse iti? Njye ndi umuhanuzi, rega njye ndasenga Godfather. Njye ndi umukozi w'Imana, nakoreye Imana kuva ndi uruhinja. Njyewe nabatijwe ku mazi yo kuganga mu bakatolika mfite amezi 3. Nabatijwe mu mazi menshi, amwe bakwinikamo mu barokore mfite imyaka 16. Uramaze gukora ibyaha ntabwo wari ukiri isugi. Nakoreye Imana nta kibazo, ariko kandi iyo ubatijwe ibyaha byose wakoze bisigara mu mazi. Nabyo wari uzi. Nasigaye mu mazi uba wakiriye umukiza Yesu Kristo. Gahure bibijyaho se wagiye mu kimansoro. Wagiye mu kimansoro warabatijwe. Yego. Mazi
none se urumva ugomba kongera kubatizwa bundi bushyashya. kandi satani akunda abihannye nyine ubwo yahise yabonye mbatijwe ahita anyatakisha amafaranga yo mu kabari, nanjye rero ndyoherwa n'amafaranga. Nese nagendaga mu kabari imodoka zikaza, abayambabarira mu rusengero nta mafaranga abayo, ariko nyine iyo wizeye Imana nkanjye kubera ko nyizera nyiringira navuganye nayo, ntabwo ngiye yamemukira iyo nyisabye amafaranga irayanjye. Ese uvugana n'Imana mu ruhe rurimi? Imvugisha mu rurimi ruvuga ngo nanjye mvuga indimi nazi, nimba ari izo muri Kongo yahe, nimba ari izo mu bihe bihugu, umva mvuga igiswahili kivanganye n'iki Zambia kivanga, nanjye mvuga indimi nazi. Gusa nyine urumva tuba turi kuvugana muri izo ndimi ariko bigahita byandika mu maso yanjye. Message ya Muyanga Imana iguhaye mu ruhe rurimi? Yarumaye mu ndimi zitandukanye zo mu Kidage zitandukanye, navuze indimi nyinshi. Gusa nyine uzabyaza Muyanga Uwiteka arambwiye ngo nyine muri uno mwaka nyine agiye gusetsa Muyango tu, I promise. Kandi nge ejo nzajya kumureba i Kigali ndamubwira. Ubyo kubaza. Ejo nzajya gufata kubyarana n'umunyamahanga, niwe mu kihe gihugu bazabyarana? Icyo gihugu ntabwo Imana ikinyeretse neza, gusa ni mu afite umugabo w'umunyamahanga bari guteretana muri no minsi. Imana yaramweretse. Wowe kandi agiye akibana na kimenye bataratandukana mu mategeko neza. Imana ngiye yanyeretse Muyanga ari kumwe n'undi mugabo w'umunyamahanga w'umukire byadanje w'ingagari iteye ubwoba, kandi bari mu rukundo pe, nabonaga Nyambo nako Muyango yishimye. Niwe bazabyarana atari akagakobwa? Yego. Bazatura he? Ntabwo Imana yanyeretse ahantu bazatura, gusa yanyeretse ariko Muyango ari kumurika inzu ya danje itabaho mu buzima. Imana yanyeretse Muyango yishimye ari gukora ubukwe bwiza, inanyereka afite akana k'agakobwa nuriya nyine wundi wa Kimenyi. Imana inanyereka Kimenyi ari kuza gusaba imbabazi Muyango atagishaka no kumuvugisha yaranamuporotse. Imana byose yabinyeretse, inanyereka Muyango ari kurira indege. Umva ngewe imbaza ibintu byinshi Imana yabinyeretse bizamubaho, kuko ibyo manuye birababye umukozi Imana nabikubwiye. Bitegereze niyashira amezi 2 bitarabwo ari ibintu bizatinda, ni ibintu bigiye kuza vuba. Kuki ushaka kuncura umwuka? Hanyuma Kimenyi azabigenza ate? Muyango ntabwo yakongera guha amahirwe Kimenyi, byararangiye. Okay. Kimenyi we nabonye mu mashusho Kimenyi apfukamiye Muyango ari kumusaba imbabazi nyine ngagaruke mu buzima bwe. Yarabaye nk'imbobo kuko uriya mugore Kimenyi asanze arashaka kumutandukanya na Muyango, kuko yabonye bafite urukundo rukomeye kandi rwa original rurimo Imana, rurimo ubuzima. Agira ishyari aravuga ati reka batandukanye, ariko Muyango namara kuzunukwa Kimenyi nyine uwo mugore abona byararangiye nyine uko batandukanye nyine byarangiye, azata yirukana Kimenyi mu buzima bwe amuvire mu buzima. Rero Kimenyi azakora uko ashoboye agarukira umugore we, ariko icyo gihe umugore we azaba yaramusize yarabonye undi mugabo. Ntagire ikindi kintu njya kumbaza. Nta muhanuzi utukana, ninde wabikubeshye? Na Yesu yararakaye agenda mu rusengero asanga bahagize isoko bari kuharagirira intama n'ihene n'intama n'inkoko byose n'udutungangigira tw'udusimba n'imbuto. Ntabwo Yesu Kristo w'i Nazareti watubambiwe ku musaraba yafashe ibintu byose akabimenagura, amatungo amatungo akayazitura akayahobagira? Ntabwo mubizi? Mwabonye umujinya wa Yesu Kristo w'i Nazareti uburyo yafashe inuma akazigurutsa mu rusengero, yarakaye akababwira ati iyi ni inzu y'Imana, ntabwo ariyo mukoreramo ubucuruzi. Ibintu byose arabimenagura, imbuto amaronji aranyanyagiza. Si Yesu Kristo w'i Nazareti watubambiwe ku musaraba?
none nimba si Yesu Kristo wadupfiriye yaragije umujinya akarakara agatukana njye ndinde utari kurakara ariko umujinya urarangira ibintu bikagenda neza ariko mujye mumenya ko ibi tubikura ku badukuriye ku bantu batubanjirije sibyo bigete niyo tubikura na nyina wa Yezu ubwo ndavuga nyina wa Mariya yakuriye mu kigo cy'abamansera yes of course Bikira Mariya wabambwe nyirimpuhwe mu bwana bwe yakuriye mu kigo cy'abamansera urumva mu kigo nyine cy'abana b'imfubyi cy'abamansera buriya Bikira Mariya yakuriye mu rusengero nyine kwa padiri nako yakuriye mu kiliziya bamutuma ku isoko guhaha ibaze ko umunsi wa mbere Bikira Mariya ahura na Yosefu bamutumye guhaha ku isoko Yosefu yamuciyeho aramukoma amaze kumukoma imbuto zirameneka noneho aza kumufasha kuziyora agiye kubona bamubonye mu maso nyine yari yipfuritse igitambaro mu maso nibwo bwa mbere yabonye umukobwa mwiza mu buzima w'igitangaza aramubaza ngo ubahe undi aramubwira amutungira urutoki ahantu aba Yosefu akazajya ahora ku rusengero buri munsi yagiye koga nyine yari afite inshuti bagendana bangana mu myaka imwe bakazajya bajya kogera ahantu Bikira Mariya yajyaga akunda kujya kumesera imyenda ahantu nyine mu gishanga cy'amazi akamucunga abona yaje kumesa imyenda akamurembuza akavugiza ngo barega ari kuvuga ngo Bikira Mariya atabasha kumugeraho ariko nyine kubera ari Imana yabiteguye yarongera bahuza mu bukuru bwabo barabana ahubwo Yosefu yatunguwe no kuba Bikira Mariya yaratwise kandi batarariye agatunda ariko Yosefu kugira ngo arakare Yesu Imana iramanukira mumurikira aryamye iramubwira ngo umugore wawe agiye gusama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu uzamwite rino zina we yagendeye mu kwizera k'Uwiteka niyo mpamvu atigeze asenya urugo yaremeye arera inda atateye wowe wabikora mwanze kumwanza umugabo wapfa we wabikora ahubwo we mugabo mbaze we mugabo ngese ndi umugabo umukobwa ukundana n'umukobwa mufitanye na mariage urumva none se ninde wateye Mariya inda ni Imana sirashyukwa idashyukwa se Imana niyo yarongoye yamurongoye mu buryo bwo mu mwuka imutera inda ya Yesu Kristo w'i Nazareti ntabyo uzi wapa ariko se byerega bishaka kujya ngo ufitemo spirit yawe nkayo oya nibyo Imana itera inda nyine nese ntabwo uzi ko Imana yaremye Adamu na Eva nese baremye yabateye inda nese Imana yabaremye yateye inda ise wabo ninde uko yabaremye niko yaremye Yezu mu nda ya Bikira Mariya ahubwo kubera iki Yezu yavukiye mu nda y'umubyeyi akavuka Bikira Mariya akajya ku gise nubwo yabyariye mu kiraro cy'inka ariko urumva yuko yagiye kubisarata arababara arabaroga nkatwe yaraboroze buriya Yezu nawe yari kugira ngo avuke byari byakomeye ntabwo byari byakomeye kugira ngo Yezu avuke byari byakomeye Yezu yavukiye mu kiraro cy'inka ahantu bita i Nazareti ese ntabwo wari uzana Yezu yavukiye wapi yavukiye i Nazareti Yezu yavukiye i Nazareti noneho kugira ngo ubyemere Yezu akimara kuvuka inyenyeri yahise imurika mu kirere ahantu hose harabona amatungo yose ahita abona urumuri mu nyenyeri rurazamutse ubwo ngubwo abantu bose bahita bagenda bavuga ngo yewe ngo biriya n'ibiki bibaye i Nazareti ngo umukiza wacu ngo yaducunguye ngo ugiye ngo tujye kureba ngo kana Yezu ngo kari kurira noneho kavutse karira nk'agahinja ngo umucunguzi wacu yatuvukiye urumuri abarumva Mana Nyagasani abantu bose bari guhiga Yezu ngo bamwice urumva kubera ko
umuhanuzi yahanuriye umuyobozi wari uriho w'umugome, aramubwira ati bikira mariya aratwite kandi agiye inda atwite azabyara umwana ukomeye w'umuhanuzi uzagusimbura. arangije aravuga ati aho kugira ngo uwo bikira mariya abyara umwana uzansimbura, buri ruhinja rwose rwavutse uyu munsi nimurwice. impinja zose barazica, bakajya kuzica bari gushaka nyine akana Yezu. ariko nyine urumva Yosefu yari yawungishije bikira mariya, yamujyanye mu kiraro cy'inka ahantu kure kure mu mashyamba kure kure kure. urumva nta handi hantu yari kubyarira, iyo bajya ahantu babyarira ahantu hagaragara bari kwica akana Yezu. thank you so much shu baby. so rero ubwo yarangije aravuga ati reka abyarire mu kiraro cy'inka muhungishe, azabyara umwana uzaducungura. nuko Yesu yavutse rero w'i Nazareti, ariyo mpamvu yemeye kutubambirwa ku musaraba, akemera agapfira ibyaha byacu ku bwacu. ubu yarazutse, yicaye ku ntebe y'uhoraho, yaravuze ngo uzizera izina ryanjye wese nzacungura ubugingo bwe. ubu Yezu Kristo rero yicaye mu mutima wanjye, harimo intebe yicayeho Yezu Kristo, inyuma y'intebe Yezu Kristo hari umumarayika bita Gaburiyeli, hirya wundi hari uwundi mumarayika wundi nawe ufite amababa y'umweru, hirya handi w'umutima hicaye Imana. ariko mu mutima wanjye hari ibirura biwukikije nka bitatu bishaka kunyataka, ariko kubera ko imbere y'umutima wanjye yicaye ishusho ya Yezu Kristo w'i Nazareti n'Imana na ba bamarayika babiri, urumva ikibi iyo kigiye kunyataka bikira mariya ikinga akaboko, ariho hahandi muba mubona byakomeye, ariko Imana ikitamurura simenya aho bivuye, nkabona ibibazo byose birakemutse. yebwo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yicaye mu bugingo bwanjye, aba arimo guhangana n'ikibi gishaka kurimbura ubugingo bwanjye. murakoze. ibyo birura se biri mu mutima wawe ahagana Jesse? mbere ibyo birura bitatu, icya mbere ni Mubaraka, icya kabiri ni Stone, icya gatatu ni Kelly. so rero ibyo birura bitatu bishaka kunyataka biranyataka bikanyataka, ariko kubera ko mu mutima wanjye yicaye Yezu Kristo w'i Nazareti watubambiwe ku musaraba, hakaba hari abandi bamarayika babiri, niyo mpamvu bitajya bingeraho. Jesse kaburiya nta kuntu ntabwo najya kubivuga. kumwe n'umugabo wanjye, umugabo wanjye arimo ntuvuge kuri zirangegera umbabarire. ndavuze ibyo birura bitatu nta kuntu nagusaba appointment kwa muganga ukagenda bakagukorera operation bakakubaga bakabivanamo. byarapfuye. ibyo birura bitatu byarapfuye mu mutima wanjye. nta kintu bikagutwara. umva sheri nawe nturakare ngo nuko mvuze zirambo ntabwo ngakuraho. sura umugabo wanjye ufite ikihe kibazo? ariko se noneho basi njye nzave kuri social media Godfrey, njye mfite umuhungu nkunda kandi ntazigera ndeka. rero kubera bari abantu, dore baby, dore tugiye gushwana,